rutugendanye. So Alemuko mu muziki, Clarisse Karasira ubu wamaze kuba inyenyeri, ni Alemuko wamuzamuye amushyira kuri automation. Gisupusupu byo mwabyiyumviye murasanzwe munabizi. Hari amarushanwa yandi yigeze gukoresha ya hangahiga yari ayo gukora talent detection, kandi izo mpano avumbuye akazifasha akazirihira zikajya muri studio, zi- indirimbo zigasohoka ku mafaranga ye, urumva. Noneho buriya Mani Martin mubona nawe azaboneka agira icyo avuga kuri Alemuko. Hari 2005, imyaka 20 irashize, Alemuko ari kumwe na MC Mande muri studio za Radio 10, kuko murabizi ko Radio 10 yavutse 2004, hari 2005 rero. Alemuko MC Mande bakoresheje ikintu twakwita talent search mu gihugu, hanyuma Mani Martin arayitsinda kuri iriya ndirimbo yitwa Mfite Urukumbuzi. Njye narabyiyumviye live kuri radiyo, bamutumiye nawe uwo mwana muto witwa Mani Martin. So ni ukuvuga ngo biranashoboka nuko nyine Alemuko yize amategeko, akaba ariyo wenda twavuga yahahishije, usibye ko bari bafite n'ayandi bavana amafaranga. Ariko umuziki tushyize ku munzani dushobora gusanga ariyo talent Alemuko yari afite nini, anabikunda wenda no kurusha n'ibindi. Sinzi niba nshobora kwemeranya n'abandi, ariko urebye umuziki, yes, niyo football akunda bigaragaje ko ayikunda akoresheje umuziki. Alemuko ntabwo ari umunyempano imwe, yari urukomatanye rw'impano zigenda zigendera. Noneho mu myaka, urabona twavuze ko abonye ko yagarutse mu gihugu avuye kwiga mu Bubiligi, yarangije kwiga ntiyahita agaruka, hanyuma agaruka muri 2002, ubwo yari afite imyaka 32. Ngaho dushaka duhera aho ngaho tugere ku myaka ya 55 yatabarukiyeho, harimo imyaka 33 nk'imwe ya Yezu. Reba ibikorwa bye, wagusaba kubishyira mu mbonerahamwe, wakwibaza ibi bintu byakozwe mu myaka ingahe. Ni na challenge kuri twebwe duhumeka. Tugomba gukora emiration, kumugenderaho, kumwigiraho, kureba ko twagera ikirenge mu cye. So hari abandi bashaka gufata ijambo, reka no kwiharira. Murakoze. Abe uranyumva? Dutangire nonaha mu kanya mu gasharinge, turaza gufata igihe igitoya gishoboka, ntabwo tuza kwibanda mu magambo, partage la space nk'uko bivugwa. Muze dutangire nonaha. Ese nuko nahinduye location, nuko byagenze gute? Cyangwa ni umwanya mubi, ntabwo abantu bimeze biti? Ndikumvikana akaba no uri kunyumva na? Ndakumva cyane. Wese gende. Hari undi mufite space? Urumvikana rwose. Kandebera. Ntawe. Abantu baryamye? Ni abantu bari aho. Mu Rwanda ariko ndabona sinzi ifite abantu nk'ijana 180. Ku buryo n'ibigarasha biza bikandusha abantu, bishoboka bite? Aha si umuntu ahera azima. Oya ntabwo wazima. Barimo baraganira ibyo kwibuka, niyo mpamvu kugira ngo abantu bitabiriye. Ndi kureba hano space gute se? Reka ntibishoboka. Ndabona ibigarasha hano, ibigarasha binuje gute se? Bishoboka bite ibingibi? Nabyo bifite space. Mureke musharing space dutangire. Non, ce n'est pas possible. Niko Fabri. Suko bitangira, suko mubwira abantu, babwira abandi, mubwira abantu bakanguke baze, banyaruke. Nahabihera rega, nahabihera. Nuko bitangira akanagasuzuguro, nuko bitangira. Yemwe basha mundambiwe ntaratangira. Ko mabwira ko icyanzanye ntaragikora, ni gute mutangiye kundambirwa? Barimo baraza ariko ngira ngo nuko wari utaravuga.
oya natangiye kuvuga ubundi hari igihe ufungura abantu bakimena biba byagenze bite kandi ni umunsi wose uyu munsi wose sinzi urupfu rw'uyu muvandimwe rwaciye abantu intege kuryo udashaka no kuza kuri social media ndabarahiye Mm. reka ntabwo biba byoroshye ntutekereze ngo biba byoroshye bikanzemo bikanzemo ibintu ntabwo biba byoroshye ibintu biba bigomba ni igikuba cyacitse mu yandi magambo ni igikuba cyacitse nubwo abantu batemera ariko ni igikuba cyacitse ni ukuvuga ngo ubundi mu kinyarwanda cya nyacyo ishyano ryacitse umurizo cyangwa ishyano ryaguye. Mhm. kugwa kw'ishyano ni kimwe ariko ishyano ryacitse umurizo urumva ariko none se ko ndi kumwe na Kizigenza baraza bisuka ubona bose bakimwe baza birukanka mu kanya musharinge dutangire musharinge tuze tugurikire mu ijana nk'ibisanzwe urumva ikintu kimwe nzwiho cyangwa namenyekanyeho Mm. dore niwo munsi wa nyuma ntekereza tugiye guhostinga uyu munsi ni tariki zingahe uyu munsi ni tariki enye Mm. so dufite space ejo n'ejo bundi gusa ubundi ndavuga space zisanzwe ubundi tugahita turekeraho Mm. tugahita turekeraho tukajya tukajya muri space zo kwibuka tukazongera kuzivaho nyuma y'iminsi irindwi tuzogaruka mu zindi space Mm. yego so ngayo nguko rero urumva mureke dufate uyu mwanya tuwukoreshe neza nibyo ko bigomba kujya nibyo rwose. turi kujyana biri kumvikana Yes sir. niba mwese biri kumvikana abantu mwese muri hasi ndabona habajemo ndabona ba Patrick barimo n'abandi mwese muvuye ngo yego mwidishi mu sharing space turatangira ndatangira kwakira abantu ndatangira kwakira ba Swakimu ndatangira kwakira abantu mu kanya bamaze kuba abantu 200 kandi ngusabe niba mu by'ukuri udafite icyo kuvuga ntabwo ibintu byose ari ukuvuga kantu k'imwidishyi uburengejeho mugomba kugashyiramo nari nibagiwe ngira ngo ndi kuri TikTok ngiye kubwira abantu ngo tapote ukore no kuri goal. ese ntabwo X igira goal, ntabwo abantu batanga amacoins barayatanga amakoini yanga ni ukwandika muri comment iyo mfite comment nyinshi inyuma y'ukwezi twitira mpemba uzi ko ngiye kuzajya nzandika koko iyo uri umuntu umwe bakubarira rimwe Fabrice ndagusuje aho hasi uyu nguyu ngo honorable Crema ni niwe wanyawe se uyu muntu ni muntu honorable Crema ni inde ni muntu ki Musanga batware Crema uwo muntu simuzi kuri radio Rwanda kumwitiranywa na Mukesha batware oya seriye Mukesha batware ni mutamuvuga nabi n'umutaramu ndabasuhuje nagusuhuje mutavuga nabi honorable Musanga batware Clement uyu ni umudepite muri EALA yabaye n'umuvunyi wungirije honorable turagusuhuje ntuve kuri space ngo nuko turimo kukuvuga musaza turanagukenera ahubwo kuri space ntabwo tumuvuze nabi nyamara nibyo niwe Vice Rwanda chapter of okay ntabwo twamuvuze nabi ariko namubabwiye nuko mutari gushaka kuntega amatwi. Okay turagukeje nyakubahwa twishimiye kubana nawe turahangaha ngo dufatanganira burandi mu bantu bazi Kinyarwanda cyinshi cyane nyakubahwa nkanatebya nkaba ndi mu banyarwanda bazi Kinyarwanda neza bajya ngo ndumuzukuru wa Sekarongoro so Oswaki niko kuri urumva ngi ndi mu bantu bazi Kinyarwanda kandi ndi muto ndi mu bantu ariko uri umukecuru mane ariko uzi ko abantu hari ukuntu njya abantu Ikinyarwanda bakagira ngo ndakuze Oswaki ariko Kinyarwanda urireba ugasanga uri umwana wo guta umutsima ntabwo ndi umwana wo guta umutsima ariko ndi muto yabitewe n'Ikinyarwanda mvuga ngiye buri urebye gore muto ndi muto ariko wenda nuko ariko rwose ndi muto utari gito rwiyo ne bavukiye rimwe rwapfutse ibaba ariko uzikora uko bakabiriza ko nta kiyoni kirenze imyaka 30 namwe nimwumva umuntu muto witwa Sebutimbiri bwa Shyamba
uretse ko ari uko Oswakim yize neza buri ugiye kureba nka Oswakim izina muzehe yari kwifuza kumwita uzi ukuntu yagomba kuba yitwa Cyamatare. Kanyarukato. Ni akanyarukato. Yeah, so okay, abantu muri babi cyakora Cyakora se yari kuba muri babi ndabemeye yitwa niko nkande. bimeze. Niko bimeze. So ngayo nguko rero nguko bimeze abantu muze, hari ukuntu turi gucishamo tugacishamo uturirimbo tw'umugenzi. Ntabwo umusaza yapfuye cyangwa ntabwo yitabye Imana kuko nta muhanzi upfa, umuhanzi ahora ariho kuko aba yasize ijwi ry'imusozi. Impamvu kera bavugaga ngo nta muhanzi upfa ni uko yasigaraga avuga, ijwi rye rihari igihe abantu barishakiye bakaryumva bakamwumva, so agasigaraho. So ubu ngubu nanjye ubwo ngubwo nzaba umwe mu bahanzi kuko naravuze koko. So nta muhanzi upfa rero. Uza umwe mu basizi. Umusaza yaryamiye uko abagabo twese rega nuko mutabizi twese buriya bisi izahagarara tuvemo ikomeze, kandi icyo mbikundira imeze neza nka bisi. Hari igihe ivamo umwana akavamo mbere umusaza akayisigaramo, nuko bimeze. Uru ni urugendo rwa twese kuva kubona ko ari igitangaza. Iyi si nicyo nyikundira, iduhana bingana. Hari aho bigera bikavuga ati ariko wibuke ubundi ngo mu gihe cy'Abaroma ngo abami iyo umuntu yabaga amaze kuba igihangange bamushakiraga umumotsi umuba iruhande. Umumotsi, nimvuga umumotsi, ni umuntu navuga nka escort cyangwa umuntu umuba hafi akamuba iruhande. Ngo yagendaga ngo akamubwira ati yego, akunda abantu bari kumugira igitangaza. Ngo warangiza ngo akagenda akamujya mu matwi akamubwira ati yego ibi gitangaza ariko umenye kuzapfa. Byari gahunda, byari byemewe. Babaga barashyiriyeho umuntu ngo ati ibyo ukora byose ariko wibuke kuzapfa. Ati uzapfa. So uru ni rwo rugendo twese duhuriramo ahangaha. Uwo waba uri we wese, waba ufite uburanga, waba uri mubi, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba ufite ubwenge, waba uri ikigoryi nkanjye aha, icyo waba uri cyo cyose, igihe kiragera ugatanga umwanya. Ibyo ngibyo byo ni nk'ihame, nta hantu byo ni nk'ihame. Ariko sinzi impamvu kugeza aya masaha abantu batabimenyera ngo babyakire. Waba ukomeye, waba uworoheje, uwo waba uri we wese, igihe kiragera ukabisa abandi ugatambuka ukagenda. Musharinge space nze dutangire mu kanya. Tugiye gufata umwanya urambuye. Oswaki wari ufunguye mic mbere yuko ngaruramo Murekatete. Oswaki murahari? okay ndahari. Ni hari abavuga ngo ntibibaze impamvu abantu batabimenyera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabivuze mu gushingura cyangwa gusezera bwa nyuma Afande Dr. Colonel Joseph Karemera. Yego. Biterwa no kwikunda kwacu. Muntu aba yumva yifuza ko ibyiza bimuguma iruhande. Iyo hagize rero icyiza gihenze mu byo wari ufite kigenda, ntabwo byakira ku buryo bworoshye. Ni muri iyo filosofi nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabivugagamo. Naho ubundi ni ibintu bimenyerewe, nako ntibimenyerwa ariko ni ibintu bisanzwe bibaho. Hari ahantu uzasoma usange iyi si imaze kunyurwaho n'abantu miliyari 100. Yego, abariho ni miliyari 8. Ubwo nuvuga ko 92 zaciye hano zaragiye, sibyo? Twe turi mu 8 kuko tugihumeka, ariko 92 zaragiye. Still uwawe ukunda yari umuntu noneho biba igitangaza. Ibaze ko n'ikintu urakibura ukagitakaza ugahangayika ukabura ibitotsi ukavuza iyabahanda ukamerute. None umuntu waragiye agiye hano mutazongera kubonana, mutazongera kuvugana, icyo gihe ubwo urumva koko twagira dute? Ntabwo dukwiye kwirenganya. Nicyo nashaka kongera. Urakoze.
urakoze cyane. hanze
urutugendanye. So Alemuku mu muziki, Clarisse Karasira ubu wamaze kuba inyenyeri, ni Alemuku wamuzamuye amushyira kuri automation. Gisupusupu byo mwabyiyumviye murasanzwe munabizi. Hari amarushanwa yandi yigeze gukoresha ya hangahiga, yari ayo gukora talent detection, kandi izo mpano avumbuye akazifasha akazirihira zikajya muri studio, zi- indirimbo zigasohoka ku mafaranga ye, urumva. Noneho buriya Mani Martin mubona nawe azaboneka agira icyo avuga kuri Alemuku. Hari 2005, imyaka 20 irashize, Alemuku ari kumwe na MC Mande muri studio za Radio 10, kuko murabizi ko Radio 10 yavutse 2004, hari 2005 rero. Alemuku MC Mande bakoresheje ikintu twakwita talent search mu gihugu, hanyuma Mani Martin arayitsinda kuri iriya ndirimbo yitwa Mfite Urukumbuzi. Njye narabyiyumviye live kuri radiyo, bamutumiye nawe uwo mwana muto witwa Mani Martin. So ni ukuvuga ngo biranashoboka nuko nyine Alemuku yize amategeko, akaba ariyo wenda twavuga yahahishije, usibye ko bari bafite n'ahandi bavana amafaranga. Ariko umuziki tushyize ku munzani dushobora gusanga ariyo talent Alemuku yari afite nini, anabikunda wenda no kurusha n'ibindi. Sinzi niba nshobora kwemeranya n'abandi, ariko urebye umuziki, yes, niyo football akunda bigaragaje ko ayikunda akoresheje umuziki. Alemuku ntabwo ari umunyempano imwe, yari urukomatanye rw'impano zigenda zigendera. Noneho mu myaka, urabona twavuze twabonye ko yagarutse mu gihugu avuye kwiga mu Bubiligi, yarangije kwiga ntiyahita agaruka, hanyuma agaruka muri 2002 ubwo yari afite imyaka 32. Ngaho dushaka duhera aho ngaho tugere ku myaka ya 55 yatabarukiyeho, harimo imyaka 33 nk'imwe ya Yezu. Reba ibikorwa bye, wagusaba kubishyira mu mbonerahamwe, wakwibaza ibi bintu byakozwe mu myaka ingahe. Ni na challenge kuri twebwe duhumeka. Tugomba gukora emulation, kumugenderaho, kumwigiraho, kureba ko twagera ikirenge mu cye. So hari abandi bashaka gufata ijambo, reka no kwiharira. Murakoze. Abe uranyumva? Ndakumva. Okay, wafata ijambo. Hanyuma Patrick, waje kuvuga cyangwa ntabwo ufite icyo kuvuga? Patrick, mukomere muranyumva? manika ikiganza kugira ngo nze gukurikiza kuri Abe mbere ko dufata Bishop Dr. Antoine Nzayisenga. Mute your mic. Yes, Yeah. Muting a mic yawe, ndaza kuguha ijambo nyuma ya Abe. Thank you. Metre Abe, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Buriya Muku kuba atabarutse muri ubu buryo, icyambere niko byagomba kugenda. Destin buri wese afite ukuntu azataha. Crise cardiaque muri iki gihe ni uburwayi byibuze abagabo 4 kuri 10 baba bafite iyo probability yuko aricyo kintu cyabahitana, cyane cyane muri Amerika, mu bihugu byateye imbere, ahantu henshi bino isukari tuba dufite mu mubiri, ibiki n'ibiki, hari ibyago byinshi by'uko heart attack nyine yatwara umuntu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kuri we yagize privilege yuko buriya kugwa ku rugamba, kugwa uri mu kazi, niba uri senateri, ntawe wakwifuza gutaha akiri mu kazi atarajya mu zabukuru, ariko nayo ni honor, kandi intwari ntabwo zitinya urupfu, anytime you can go. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, noneho njye mvuze ku bigwi bye, cyane cyane abanyeshuri biga amategeko kandi bakayiga bashyizeho umutima, bazi neza, hari ibyo bita case study. Akenshi
hariya muri prosecution office cyangwa authority, habamo imanza z'inshinjabyaha inyinshi. Iyo ugiyeyo usanga rwose ari mu bashinjacyaha kandi beza, nk'umunyamategeko wakwireferaho kandi wagira role model. Icyo ni icya mbere. Icya kane ku bijyanye n'iyi kesi turimo, ikindi ku buhanzi bwe, hari indirimbo ushobora kuba warumviseho Godfather, uze gucuranga indirimbo yitwa Musekeweya. Musekeweya uraza gusanga warayumviseho mu bihe byashize, wumva ziriya Amavubi, kumva ziriya nk'uko wabivuze zose, ariko Musekeweya uze gushaka umwanya uyicurange n'abantu bahita bayibuka, kuko ni indirimbo rusekera, indirimbo ku gihe cyayo yagezweho. Ikindi rero, buriya buryo bwo gutaha, u Rwanda rw'ubu ni ubuki, ni umunyu, ni amata, ku buryo umudiyasipora wese yiga yumva rwose yasaba akazi yagira gute. Ariko mu bihe bya 2002 n'i Burayi buryo gihe hari akazi, no muri Amerika icyo gihe hari akazi, byaragendaga. So gufata rero iyo initiative agataha akajya kuba umushinjacyaha ku rwego rw'akarere, ntuza iriya grande instance, n'amafaranga bari make. Icya kabiri, allowances, ibyo byose nyine nk'umuntu ufite ambition akemera agakorera aho ngaho. Yarashoboraga kujya irahe, icyo gihe hari urubanza CPI, hariyo imanza zikurikirana ba genosideri bo mu Rwanda. Nk'umuntu wari uzi Ikinyarwanda, azi Igifaransa, azi indimi, yashoboraga gutagetinga aho ngaho akavuga reka njye gukora hariya, mbe umusimuzi, mbe umuavoka. Donc ariko izo opportunité zose yashoboraga kuba yageraho mu gihe cya vuba, nk'umujene yarabiretse arataha. So niba ujya kureba icyo gihe cya 2000 ataha, hari amahirwe menshi yari asize i Burayi, ariko aremera araza ashyiraho itafari rye, kandi yari afite flexibility rwose ku myumvire. Yari asobanukiwe, yari umusirimu niko nabyita, yari instruit, yari yarize neza, yari azi igihugu, yari azi impumeko yacyo, yari azi politike yacyo, yari azi situation kirimo. No kuba umuvugizi ukabimaramo igihe yari amazemo sans défense, donc ni ride ni tâche. Akaba yarakoze ziriya manza z'inshinjabyaha, gushinja abantu. Hari n'umuntu twakwita wari mu Rwanda mbere ya jenoside, bafite benshi bamuharsela, bamugendaho, bagira gute, ariko ibyo byose no agashyira imbere inyungu z'igihugu. So muri make, bye navuga ngo rwose umuryango we wumve yuko abanyarwanda, inshuti z'ukuri, inshuti z'igihugu, bamuri inyuma, bari inyuma y'umuryango, babwiye bati vraiment our heartfelt condolences, bivuye ku mutima. Abantu benshi banabigaragaje ku rwego rw'abanyapolitike, abo bakoranaga, n'abakurikirana rero hafi politiki yo mu Rwanda, imibereho y'u Rwanda. Abagabo nka bariya bari ziriya figure ziri hejuru, abantu baba bazi abantu nk'uko b'inyangamugayo, baba bazi abantu babakorana umuhati bashyize imbere igihugu. Muri make ni icyo ngicyo namuvugaho, kandi nsaba yuko nubwo turi kuvuga kuri ibi bigwi bye, kumunamira, kwifatanya n'umuryango we, bicishemo kuri izo ndirimbo ze, ukanyuzaho. Ntabwo aha turi mu muborogo, turi kuvuga ibyo bigwi no kumureberaho ibyo twamwigiraho, cyane cyane abanyamategeko rwose. Njyewe navuga yuko narekomendinga Alemuku nk'umuntu wafatiraho icyitegererezo kandi ugakora neza inshingano zawe. Njyewe rero nsabye iyo ndirimbo, turaza kuzikina. Muri kunyumva? Turakumva.
nyibutsa soki u Rwanda rwaciye caguwa mu uhe mwaka? Ntabwo nibuka ariko bishoboka ko byari mu gihe cya covid kuko hari ku ngoma ya Trump I believe. So reka Ntawanyibutsa umwaka. ndambigusha reka ndambishake nimbibona ndakubwira, ntabwo nakora speculation. All right, so reka dukomeze, ubwo naza kuboneka ubwo uraza kutumbwira kabana yagiye. Reka twihute, reka dufate Patrick. mukomere mukore ndabasuje mwese muranyumva Ndakumva ari kuri mu rusaku. mumbabarire en fait ndi mu modoka Okay. en fait ndi gutaha nakore maze iminsi nk'ibiri itatu nkora mu Busuwisi, ndi gutaha mu Bufaransa, mba mu Bufaransa. So nibiza niba wana bibagoye wabikupa nta kibazo, ntago ari ngombwa, sibyo? Icyo ngiye nashaka kuvuga uyu munsi, sibyo? Godfather muranyumva? Ndakumva. C'est bon. Nuko mukura d'abord ku bijyanye na mukura arinda, birababaje ko yitabye Imana. Twihanganishe umuryango we, twihanganishe numvisha bavuga ko yari afite wenda umudamu n'abana, ntabwo nari muzi njyewe ku bijyanye n'umuryango we. Icyo tugomba gukora nihanganisha umuryango we. Iyo umuntu yitabye Imana tugomba gukora uburyo bwose twihanganisha umuryango we. D'ailleurs uko njyewe nk'umukirisitu, nk'umuntu ukunda Bikira Mariya, ukunda Imana, ntabwo nabiba impoza, ariko nyuma yaho nkanjye nigera nko mu rugo mu masaha 4-5 ndapfukama muvugire wenda nkandakuramutsa Mariya 2-3. Imana imwakire, yaba mwiza yaba mubi, yaba umwicanyi yaba icyo yaba cyo simuzi, gusa uko yamera kose n'umuntu. Imana imwakire mu ijuru, iby'isi bitandukanye n'iby'ijuru. None icyo nashaka kuvuga rero ku bijyanye n'uburyo muzi ngewe mukura arinda, hari igihe cyashize ndasakuza cyane bitewe n'uko d'abord ngewe mfite umubyeyi ufunze. Nagiye ahantu hose, muri Gacaca, gisirikare, Umuvunyi, ahantu hose biranga. Ngeze aho ndamubwira nti abonye ndi gusakuza cyane kubera uburakari. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kurakara no kubabara, ikibi ni ugukora ku muntu no kumwica cyangwa kumugira gute, sibyo? Noneho ndamubwira nti umva rero nkubwira, arampamagara, ndamubwira nti turandikira, ndamubwira nti rero ngiye mfite ikibazo, mfite data ufunze kandi ari mu bibazo bya jenoside. Ariko se ko nakoreye abantu benshi ba jenoside, nkaba narakurijemo nk'abane 5, ibyaso bimeze bite? Ndi kubivuga kugira no kumwibuka, kugira ibintu bijya imbere. Arambwira, twarandikira, arambwira ati uzambwira ibyaso nzakubwira. Arambwira ati uzagenda urebe mukecuru mama wambyaye muganira. Aragenda ajya mu rugo, ahura na mama, dutuye Kicukiro hariya, baricara baraganira. Arambwira ati nzaboneka ku cyumweru, ubundi mba ndi mu kazi, arye mba ndabija, ndumva ari no mu Bubiligi, aba mu Bubiligi n'ibiki. Au final arambwira ati nzajya kora. Baragenda baricara baraganira na mukecuru na mama, muvuga mukecuru ni mama. Noneho birangiye arataha, ntiyongeye kumvugisha kuko yaragiye aragerageza akora uko ashoboye kose, sibyo? Sasa rero yarambwiye ati ningaruka wenda nka bija tuzaganira. Wumva ko hari abantu b'imfura, uko bamera kose, uko byamera kose, bafite umutima yarawufite, sibyo? Noneho ngewe ndamwibukira kuri icyo, ko nibura yanyumvishe agakora les efforts, akajya ahantu hose
nyuma y'uko ngiye muri gacaca, nyuma y'uko ngiye mu rukiko rukuru rwa gisirikare, nyuma y'uko ngiye kureba ba Mucombero, uko ngiye kureba abantu bose bagize ndetse n'uriya witabye Imana ejo bundi, kugira ngo ni nawe mucira urubanza dahera wapfuye ejo yitwa nde cyangwa ejo bundi, niwe wari umuciri wavuze ngo Banana Republic, niwe wari umuciri. Sasa bose barabifunze bifite ahantu bifunze. yari umucira atese ari umushinjacyaha ntabwo aca imanza. Ikindi we yari Oya, umushinjacyaha ushaka kuvuga Rusagara? ntabwo ari ibya gisirikare. Oya nasane mu kubyahurira he ko yari umushinjacyaha kandi umushinjacyaha utari wo mu nkiko za gisirikare ntabwo bijyanye. Mumbabarire kuba muciye mu ijambo, nagira ngo nsobanure ako kantu. Murakoze. oya reka nzarangize ndamusubiza. reka tubireke soza ijambo ryawe nkumve wa mugabo. juste kugira ngo nsonze byo niba twibuka umuntu n'abandi bose bagerageje kugira icyo bakora, ngenda mwibuka nk'iyo foro yakoze, ndayimushimira nibura ko yaragerageje bikanga. Biba bifite uko bimeze tutazi, ibindi byo mu madetaye ari tekinike cyangwa ari inkiko kifekwa ntabwo ari ngombwa. Icyo nge mureba ni umuntu witabye Imana uyu munsi, ntabwo nagakwiye kubijyamo muri detaye kuko byabaye bloqué quelque part, sinzi ibyo ari byo. Icyo ndeba ni umuntu wagerageje, sibyo? Akaba yitabye Imana. Usoza kuko umbereye ikizungerezi mu kanya tubwiye ko uramwibuka kuko ntabwo umuzi, wamwumvisha ukuntu ntabwo wari umuzi, ariko tuje gusanga mwaranavuganye, uri gitangaza. Ngaho soza. Twaravuganye, none twarandikiranye cyane. Wowe uratubwira ko umuntu utari umuzi wamumenye yaha, mu yandi magambo make mu mwanya muke yuti twaravuganye yagiye no kureba mama. Ngaho soza, nta kundi nyine soza nta kundi nutaho umukorereza ari nk'uko nguko. Ariko se nigute tutubwira ko umuzi umuntu mwavuganye akagira najya kureba umubyeyi wawe, nigute tutubwira ko utamuzi warangiza ugaruka kumubwira ko uramuzi? It's okay. Soza Patrice, soza uri no mu rugendo, dufata abandi. Rero yafite ibirometero mu 400. Sasa rero kugira ngo mbisoze tworoshye ibintu, sibyo? Iyo uvuga ko umenya umuntu nzi muzi nka procureur, numvise muravuga ngo ni procureur y'ikindi kintu, numvise ngo ni Republika, niba ari national, ibyo ntabyo nzi. Ngenda nshaka justice, nicyo nabonye navuze wamwandikira, ndamwandikira. Soza ajya ku musozo Patrice umbere ikizungerezi. Dore dusoze none. Gusoza rero ndagenda ningera mu rugo ndapfukama imbere ya Bikira Mariya wanjye, mfite chapelle mu rugo, mvuga ndakuramutsa Mariya ebyiri, mwifuriza kujya mu ijuru. Hari ikindi si niko gusoza. Urakoze cyane, ndagushimiye. Mukomere, mugire ijoro ryiza bavandimwe. Nawe niko biba bimeze. Uswaki nta kindi ntabwo wakora iki ngo dufata ahangansurwa n'abantu benshi. Uyu bamwita Patrick, ariko urumva byonyine nawe aravuga ati sinzi na muri kumva ngiye ntoraguyemo ibaza umuntu ku rwego rwa Mukurarinda uhaguruka akajya gushaka umubyeyi, akajya gushaka umuntu, akajya kuganiriza mama we. The guy cyangwa Mukurarinda yari ikindi kintu, yari imfura ikarabye. Reka dukomeze, twakira abandi bantu. Oswaki, uri mu bantu bahuye na Mukurarinda cyangwa mwagiye mufite aho muhurira mu itangazamakuru, ni ikihe kintu mu by'ukuri aya masaha uzajya wibukira kuri Mukurarinda? Remuko cyane cyane nzamwibukira ko kuba inshuti y'itangazamakuru, ko kuba umukozi ukunda akazi, ukitangira, udasondeka, Yego. kandi umunyakuri, kandi umuntu uharanira inyungu rusange aho kureba kuze bwite. Ibyo birahagije. Mu magambo makeya kandi afite igisobanuro. Reka manze ku bantu baraha, nabonye abantu bakomeje kunyandikira cyane. Space twakoze ejo, kuri space twakoze ejo yari ikwiye kandi nta kosa ririmo. Of course twagombaga, ntabwo ibintu biba biri clair, ntabwo kubika umuntu ni ikintu gikomeye, kubika umuntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. So twagombaga gukora space kuko twe twifatiye umuntu aragenda ajya mu bitaro asanga umuntu akirimo bombone atarashyiramo umwuka, ngira ngo twohereje umuntu ku bitaro, mwarabibonye. So it's what we have challenging, kandi mwagira ngo n'itangazo igihe ryasohokeye
so nuko bimeze. Tekereza ko Faisal ntabwo iriya yari kure. space y'ejo Yego iriya space y'ejo yari ifite akamaro kanini cyane, yego kanini rwose. wari uzi ko narinze ngera mu kiganiro mu gitondo saa moya za hano i Kigali, yego still abanyamakuru bacyandika ibintu batahagazeho. batahagazeho. Yego, Ibi bintu by'izi ngaruka, ibi bintu byo kurwanira amakuru no gushaka kubreakinga inkuru mbere, Oswakimu utekereza ko bishobora kugira izihe ngaruka? bibabaza umuryango w'uwo muntu urimo kwitahira. Ntabwo ndi bubabwire uwampaye amakuru, ariko kandi arakomeye, ni umuntu ukomeye, Yego kandi akora muri leta. Yambwiye ati kugeza amagingo ntabwo abaganga baremeza ko yatabarutse. Hari ntekereza ko ari ufite ubumenyi buhagije mu bintu byo kwa muganga, oya arabitubwira. kare uyu ntabyo azi ariko uba wumva ko nibura abifite interest kubimenya. ndabazanira umuganga, amazanire dogiteri, nta kibazo. Noneho abantu basiga barwanira inkuru ku buryo no ku mbuga baganiriraho buri wese aba ashaka kugaragaza ko ari we wamenya amakuru mbere y'abandi. Of course umuntu utari bugaruke, abanyarwanda barabizi, barabireba bakabibona, niyo waba utari umuganga. Kumubona rero akizwe muri ICU, intensive care unit, akenshi nta muntu ujyanwa muri intensive care unit ngo agaruke. Niba hari n'uwagarutse n'igitangaza. Hanyuma rero speculation zivuka zityo ziti kanaka arapfuye. Buretse tuzareba amatangazo avuga ko yatabarutse uyu munsi ku itariki 4, ariko bamubitse kuri 3. bamubize icyo kintu ntumvaga. Nese urumva mu by'ukuri twebwe abanyamakuru tudakwiye kwigaya iki kintu kugendera abantu mu kigari. Abantu bakomeje kunyikoma, utekereza ko bafite ukuri? Niba banahari bo bakoze iki kiruti cyawe bakitwereke, kuko banyikoma ngo nashatse kuvuga ko atatabarutse kandi yamaze gutabaruka. So njye nkababwira ko ntabwo twari twakabonye confirmation, kandi twohereje umuntu hano, ngira ngo warabibonye, twohereje umuntu kandi umuntu akonfaminga ko umuntu ari muzima. Sinzi niba mubyibuka uyu mugabo wagiye. nanjye noneho nari mfite source zizo noneho zo muri leta kandi hejuru, sibyo. Noneho hari abantu bakunda impaka za giturage za kimotari. Ni ukuvuga ngo umuntu akiri kuri ventilator, kuri za mashini, babaganga bataravuga bati uko tubibona byarangiye, reka n'ubundi tuzivaneho, ntabwo ubika umuntu. Ushobora kubivuga giturage, yewe sha ubanza atari bugaruke, ubanza atari bukire, ubanza ari bugende, ariko ntakwita ukonfaminga ngo yapfuye. Noneho wenda n'abaganga bashobora kuba barakoze amakosa, simbizi. Uribuka abo kuri groupe ya famille bakubwiye bati twatangarijwe ko yapfuye saa 10:15, ariko se wabibatangarije ni umuganga cyangwa ni umuturage? Nkanjye wize communication, ndabizi ukuntu bigenda. Mushobora gukora umurongo muri abantu 10, noneho nkongorera uwa mbere ni babwire ko uruho mu kinyarwanda rwitwa urukiza, bikazagera ku wa 10 utamenya niba uruho rutakivugwamo, nta nubwo batanavuga n'ikibindi, batavuga n'igiseke, ahubwo bari nko kwivugira wenda ngo Koffi Olomide. Urumva? Kubera ko inkuru irava kuri nge, ijye kuri Godfather, ive kuri Godfather ijye kuri Abe, gutyo igenda ihindukaho akantu, igera nyuma idafite amahuriro na zero yaho yatangiriye. So ubwo rero twe ntabwo tuba tugomba gusiganwa. Of course abamubitse mbere atari yashiramo umwuka burundu, abaganga batarabyemeza, byarangiye n'ubundi bihuye n'ukuri. ariko se iyo bitaza guhura n'ukuri twari bubigenze dute? Aho niho havuka ikibazo. Noneho uwo muntu yambwiye ati izi reports ziri kwandikwa n'itangazamakuru zitera urujijo muri rubanda, zirabangamira, ziratera trauma famille ya Alemuku.
tuba tugomba kwishyira no mu mwanya w'ababyeyi b'umuryango w'uwo muntu. So iriya space wakoresheje rero yari nziza kuko byageza saa saba tubonye ukuri. saa saba za nijoro yego, ko umuntu akiri umwe kumwe kw'abazima. ntabwo twabyita gutyo, buriya hari icyo bita clinical death. Yego, abaganga niba babizi, niba hari ka organe akanaka ke ku mubiri kagikora, icyo gihe ntabwo bahita bamubika ngo yapfuye. No kuri nuza kuri attestation de décès ntabwo bakwandikaho igihe ko yapfuye icyo gihe, kandi hari organe imwe ye wenda yari ikiri nzima yari igikora. Ubwo kuri attestation de décès uzabonaho itariki y'uyu munsi, tariki 4 z'ukwa 4 aho kuba 3. Aho niho uzabona ko abanyamakuru bamubitse mbere y'uko apfa nyirizina. ni ukuri. Thank you so much, urakoze kubishyiraho umucyo abantu bumve ko ntabwo ngiye nibasiba ibinyamakuru, ariko niba narakuriye muri kona zose. Reka warumbajije mu kanya nubwo nakomeje kuko ntarimenyeranye nawe, naramuvugishije kuko urabizi narimo gutegurira era application ya Kasamutwe, ari mu bantu bamvugishije, yabiteze amatwi arabyumva. Ntekereza ko abagari muri bari abantu 46 bari muri Anonymous. Turavugana arambwira ati ngo dufata ndagukurikira, ndashaka amakuru ariko tuganira kuri kiriya kintu. Ampana plan nziza cyane, ariko ntabwo ibyo bivuga ko nari nziranye nawe, ntabwo nari menyeranye nawe pe, ariko ni umuntu yari ikindi kintu uyu mugabo, ikindi kintu gusa. Imana imwakire mubi. Reka dukomeze twumve ubuhamya bw'uyu mugabo, hanyuma noneho nanibutsa abantu ko uyu ni umunsi wa kabiri, dusigaranye umunsi w'ejo wonyine wo guhostinga izi space zisanzwe. Mpamagarira abantu tubanye igihe kirekire kuri izi platform. Iki cyumweru tugiye gutangira cy'ejo bundi tuzaba tugiye mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94. Ndasaba buri wese turi kumwe ahangaha, tugomba guhurira ahangaha tukabana, kuko ngiye njyana n'ibihe. So niko bimeze. Nizere ko mwese nzaba ndi kumwe namwe, cyangwa tuzaba turi kumwe nk'ibisanzwe. Space zo kwibuka, space z'icyunamo, ngomba kubana namwe, tugomba kuba turi kumwe nk'ibisanzwe. Nizere ko nyuma y'uyu munsi cyangwa nyuma y'ejo tuzatangira space kama kawaida nk'ibisanzwe. Mwese muzaze tubane muri ibi bihe bitoroheye bamwe, ibi bihe bitoroheye benshi. Muzareke tubane, kandi ntekereza ko tuzagira ibiganiro byubaka, ibiganiro bisana, ibiganiro bisana imitima, ibiganiro bitanga icyizere. Ndatekereza bizagenda neza, nzabane namwe kama kawaida nk'ibisanzwe. Reka dukomeze noneho twakira abantu. Reka nakire Bishop. Mfite Bishop Dr. Antoine Nzayisenga. Ni Bishop akaba na dogiteri, amatayita aragwira. Godfather nkanagira na title nimwe. Reka dukomeze, ijambo ni ryawe. Urinde n'ubwa mbere ngubonye kuri platform, uri gatiki, ntabwo ari kugusuzugura. Umbabarire unyibwire, introduce yourself, ninde turi kumwe. Ni Bishop mubiki, uri dogiteri mubiki, hanyuma noneho twumve igitekerezo cyawe. Murakoze. Reka maze gusuhuze, nongera no gusuhuza Oscar Kim n'abandi bose bari ahangaha. Muraho neza? Muraho. Okay, nitwa Bishop Dr. Antoine Nzayisenga. Nkuko wenda Godfather n'ubwa mbere duhuye, ariko nawe njya gukurikira nyine ku ntuza kuri zimbuga nkoranyambaga. Ndi Bishop w'itorero ryitwa Anglican Mission Episcopal Church. Nkaba kandi nanone ndi dogiteri muri Christian Education, cyangwa se uburezi gikristo. Mfite impamyabushobozi y'ikirenga. Ndi umubyeyi, mfite abana baba b'umubiri ndetse n'abasanzwe. Oscar kimwe duhurira turahura kenshi, turaziranye. Ubwo n'abandi tuzagenda duhura. Ndumva muri makeya n'ibyo ntuye i Kigali. So rero nihuse nagira ngo mbanze bashimire kuri no space mwakoze. Nanjye ndashaka kuvuga ku uyu muvandimwe watabarutse. Mukuru wenda twahuye mu irahira rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri no manda, kuko niwe icyo gihe wari uyoboye uriya muhango wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika. Yari umuntu rero, reka mvuge ngo yari umuntu udasanzwe. Ndamuvugaho ibintu bitatu. Icya mbere, yari umuntu udasanzwe wizerwa n'abantu b'ingeri zose.
haba ku rwego rw'igihugu yari umuntu wizewe, haba mu banyamakuru yari umuntu wizewe, ndetse no muri rubanda rugufiya, kuko yari umuntu usubiza kandi aho akenerewe akaboneka. Najyaga ndeba ukuntu acarenjingana n'abanyamakuru, ikintu ngiye namubonyeho karite yari afite nziza nuko yari wa muntu mushobora kuganira akagusiga usobanutse kandi usobanukiwe. Reka nkoresha ubwo buryo, akagusiga usobanutse kandi usobanukiwe. Mu yandi magambo mwaganiraga ariko akagira n'ikintu agusigira kandi ukanasobanukirwa bitewe n'ibyabaga byakuzanye. Najya mbona uburyo yajyaga carenjinga ba Scovia n'abandi banyamakuru batandukanye, kandi ukabona rwose ari hambo, ku buryo yaba uwakorera ndetse yawe mu biganiro bye ukabona nta kibazo kirimo kandi abitambutsemo gitwari. Nkiraho ngaruke ku gihugu cyane, akunze kugaragara muri no minsi mu gihe igihugu cyacu cyari kiri mu bibazo byo kwikomwa n'ibindi bihugu bitandukanye, yabihagazemo neza cyane kandi rwose yubahiriza inshingano ze gitwari. So rero ku myaka ye navuga ngo iyo urebye njyewe nize ubwarimu, njya ndeba buriya mwaniriye n'umuntu cyangwa se nkareba ikiganiro cy'umuntu uranasesengura, nkareba mu buryo buri psychologique umuntu uko asubiza, nkakurikirana. Ubundi bavuga yuko mu minsi y'imyaka 30 burya umuntu icyo wamutuma cyose ashobora gukoresha imbaraga zose zishoboka guhera mu myaka 20 ukagera 18 ukagera kuri 30 amutuma agikudasizemo sesengurwa wagikora uko yatumwe. Ariko hejuru 30 ashaka kubikora mu buryo yatumwe adashyizemo isengura cyangwa akazamo kanarize gakeya. Iyo uzamutse rero ukagera hejuru ya 40 ukagera ku myaka nk'iyo yaragezemo, niyo myaka umuntu aba muri deri. Akurere yamaze deri, muri deri hari umuntu ko ashaka gufata icyemezo, reka ngo umuyobozi yubuze ubuzima rusange tubuze ibintu urashaka network ugaruke, network yawe yagiye. Urashaka network ugaruke, nubara network ndakugaruka. Fixing a network yawe bwana Bishop Dr. Fly High, urahari? Dr. ntabwo nkumva, shaka kurufixing a network hanyuma none ugaruke niba bigukundira. Shaka network hanyuma ugaruke. Fly High uranyumva? Fly High urahari? Intare uramyumva? Ndakumva cyane. Fata ijambo. Ijambo ryanjye no kuri no gushimira akazi umugabo yakoze. Hari discours imwe yiwe yagiye avuga, ariko cyane cyane kugira ngo njye kumumenya ni mu 2018 mu rubanza rwa Ingabire Victoire, ngira ngo mwese murabizi. Ni umuntu wavuze ku kintu cyitwa urubanza rwa Ingabire Victoire, biza no kuvaho yandika igitabo Kieman Pireki. Sinzi niba hari abantu babizi, bavuga ngo kivuga urubanza uko rwagenze nyuma y'uko hari benshi bahoraga bavuga ngo habayemo gutekinika, ngo Ingabire Victoire baramurenganyije. So abivuga neza, yerekana uburyo ki Ingabire Victoire yabonye amatike yo guhura n'abantu bajya muri Congo aho yagiye Kinshasa. So kugira ngo abantu kumubaza ibibazo byinshi, niho yahise yandika igitabo aravuga ngo ibi ntabwo byari gutekinika, ko icyaha ntaho kijya ntigisaza, so wagikoze agomba kukibazwa. So ni urubanza ndaza kukwereka
icyo kinyamakuru nagifite mu rugo ariko mfite link yacyo, yabivuze mu 2018 mu kwezi kwa gatatu. So ni umuntu mu buzima busanzwe wajyaga abwira n'urubyiruko niyo mwabaga muri mu gutembera hano za Kimihurura, akabwira ni mwebwe Rwanda rw'ejo sha, mugomba gukorana ingufu. So, ni umuntu winspira urubyiruko, ni umuntu utagendera kuri runaka ndamuzi oya, kora wigire. Icyo kintu cyonyine nari muziho. Muri ririya joro bavugaga ko yitabye Imana, njye nanze kugira ikintu mvuga, usakimugira ngo ntariya muri message namwandikiye uyu mugabo ari kuri Cadiosis, nanze kugira icyo mvuga kuko ushobora kwandika nababwira ngo amakuru yakuye he, ariko ntabwo yarari mu bihe bibi, ariko ntabwo yari yagapfuye. So kugeza the extent ya nyuma nari ndi kumwe n'abaganga bagenzi babo dukorana, bavuga ko birangiye. Ariko ntabwo kanone, nimba muzi neza ikintu kimwe cyo gutangaza amakuru kimaze kugenda kiba inshuro nyinshi, nimba mwibuka iyi ndwara ya Marburg uburyo yasohotse, niko na bino bintu byasohotse. So ikintu nakwisabira buri muntu wese, gutangaza amakuru utari wabona source nyakuri, ntabwo mbiprefera cyane, nta nubwo twarakajye tubireka, kuko ibi bintu uyu munsi nitabikora uzasanga hari ikindi kintu cyabaye runaka, ariho ujya ukumva umuntu ashize andi makuru hanze, nk'urugero nko muri Awuka mwabonye iriya tangazo uko ryagiye. So ni ibintu abanyamakuru bagenda babyigiraho cyane. Ndagushimira cyane ku bwa iriya initiative yo gucriticizinga ku bantu. So we should not spread information before it's confirmed completed. Thank So you. hari akandi kantu nenda kuvuga kamwe, umbabarire Oswakim, nakajyanye na Patrick buri gihe space ngiyemo akunda kuvuga ikibazo cy'umubyeyi we, which I think nimba hari ahantu umubyeyi we arengana, hano mu Rwanda ntabwo harenganywa. Njyewe ko mbizi neza mu Rwanda, iyo umuntu hari ikintu abazwa arakibazwa, ntabwo ari ukuvuga ngo ninde runaka ni Patrick ndabimubwira nahindukire agaruke. Patrick avuga ko umubyeyi wafunzwe kandi azagaruka mu Rwanda ari uko Kagame yapfuye na James Kabarebe. So ubwo surumva Patrick ibyo ngibyo warenzaho iki? Patrick mureke. So komeza rero. Patrick mu yandi magambo, ntabwo ngiye gushinja ubugarasha, ariko amagambo uvuga nayibigarasha. Désolé, uri inshuti yanjye, kuvugisha kenshi sinjya nguheza, sinjya nkwima ijambo, ariko uyavuga ko azagaruka mu Rwanda Kagame na Kabarebe batakiriho. So ubwo surumva ngo warenzaho iki? Naramubajije niba umubyeyi wawe yarapfuye, urumva atarabyaye imbwa, niba udashobora kugenda ngo uje gushaka ubutabera bw'umubyeyi wawe, none se ni gute ahunga ifungwa rya se? Iyo ngiye tubyore ntunamugurukiho. Okay. So ideally, thank you so much for this space yo gushira ibintu hagaragara, kandi dukwiye kujya muri uyu murongo hahandi. Nimba ufite inkuru, tanga inkuru ufite source yayo. Nimba hari ikintu ugiye kuvuga, vuga ikintu cyubaka abantu, gifite source yacyo, gifite naho kigana. So mu by'ukuri Godfather Oswakim, I'm getting inspired of you guys, the way how you spend the information. It has some sources. So Godfather, I will share with you that link ya Mukurarinda aho yanditse kiriya gitabo n'ikinyamakuru kirimo kubyandika bavuga uburyo ki baca urubanza rwa Ingabire Victoire. So kugeza isaha mwabonye hagiye ukuri ahagaragara. Urakoze cyane, ndaje nkugarukeho mu kanya nkubaze ikibazo nk'umuntu wamukurikiye cyane. Ndaza nkubaze ikibazo. Stay there. Yego. Ku bantu mbere yuko ngaruka kuri Fly High na Bishop, ndabona yagarutse, internet yayifixinze. Ejo twumvishe iyi ndirimbo muri nyinshi yavuze, ntimwari muzi ko ari iki. Nakubiswe
ngafatwa n'amashanyarazi sigara nzengerezwa mbura ho nicara yewe mureka tetetete ry'abatoya umutekano ikwiye cyo ngwino guteteshe. iyi ngiyi ni Murekatete. Hari ukuntu abantu batazi ari mukuru arinda bakaba baramumenye nk'umuvugizi wa guverinoma cyane, abantu cyane urubyiruko rw'uyu munsi, ariko he was a superstar. Ni umuntu ufite indirimbo mwakunze muri benshi ariko mutari muzi ko ari za ari mukuru arinda. So urukumva kuko abantu bagiye baririmba, ntabwo tuza kumushyira muri old school kuko afite indirimbo agiye aririmba. Abantu bakora umupira murabizi indirimbo yasohoye, izi ni zimwe mu ndirimbo ze. Rero ntabwo ari iyi ngiyi yonyine, iyi ngiyi twarayumvishe ejo, reka tongere tuyumve. ariko mva, wari uzi ko iyi ndirimbo ari iya ari mukuru arinda? Wari uzi ko iyi ndirimbo ari iya ari mukuru? Iriya ya Murekatete mumaze kuyumva, mumaze kumenya ko ariyo. What about this? Iyi ngiyi mwari muzi ko ari iye? Listen this song. Ntabwo tuza kwibuka mukuru arinda nk'umuvugizi wa guverinoma, ahubwo turaza kumwibuka nk'icyamamare cyangwa nk'umusitari watugejejeho ibyishimo, waturirimba indirimbo z'urukundo, waturirimba indirimbo zishyigikira ikipe y'igihugu Amavubi, yaririmbye Rayon Sport n'izindi kipe mwagiye mumenya. Ntabwo ari mukuru arinda nk'umuvugizi wa guverinoma gusa, ahubwo ni mukuru arinda nk'icyamamare, nk'umwe mu bahanzi bandika cyane b'abahanga kandi bakoresheje ikona zose mu kuduha ibyishimo mu mupira. Ndetse yari impano nyinshi zizingiye mu muntu umwe cyangwa zuzuye mu muntu umwe. Reka dukomeze dufate fly high. Urahari? Godfather nagarutse, network yari yananiye ariko nagarutse. Uranyumva? Network ubu ngubu ndayifite, sinzi niba unyumva neza. Ubu ndakumva, fatiraho twumve. Let's go. Nari nanze kubera amarangamutima yari menshi cyane guhera n'ejo, even n'ejo, ariko nagira ngo first of all mbanze mpere kuri iyi space yawe, ngire space nk'imwe ya sources zemewe kurusha izindi zose zo mu Rwanda, kubera ntabwo ndi emotional kuko ko nyihoraho, ariko ndi emotional kubera ko hari ijambo wavuze uti my friend, ntabwo byose muvuga ngiye mbyemera ntarabona official statement. Iryo jambo abantu bari agaciro. Nubwo umuntu yabitabye Imana, hari ikintu kibigaragaza, ngira ngo sobanura bigaratseho kenshi cyane, umwe mu banyamakuru bari professional. Iyo hari ikintu nubwo abitabye Imana nta muntu wabigaragaza, abantu ntabwo bemerewe kubitangaza. Ariko ibintu byitwa breaking news byateye abashaka amaviews n'ibindi byose, ibyo bintu mu minsi imbere ushobora kuzabateza ibibazo cyane. I'm telling you the truth. Ariko this is space ya Godfather, ndayitrusting, nyemera nk'imwe muri spaces zicaho amakuru yizewe n'abandi bantu. Ntekereza hari n'abo twabonye bahinduye inkuru bayikuye hano. Ni byiza cyane kandi Godfather keep going on. Reka ngiye ku kindi kintu cya kabiri. Ari mukunda ashaka kumenya muvugeho ko ngewe personally, nubwo tuba turi muri aya mazina atazwe, ariko hari ibyo abantu aba yarafashije. Yaramfashije personally, afasha n'inshuti yanjye nubwo yo iri mageragere, ariko imageragere kubera kwitumviye conseil yaduhaye. Ntabwo ari igitangaza kuvuga ko ari mukuntu umuntu wari umuntu ukomeye, nubwo mva umuvugizi wungirije wa leta, ariko ntabwo ari umuntu wasuzuraga ni politiki. Iyo washaka kubona nimero ye ukamubwira mfitiye case nk'umwe mu bashinjacyaha, ukamubwira mfitiye case mu rukiko, iyi case barashinja ibindi ngibi, wamfashe tugahura ukamfasha kugira ngo case managing, ni izina ry'Imana ari mu kuyagufashaga. Twamuhamagaye Godfather, sinzi niba ntacyo bitwaye nabivuga. Twamuhamagaye last year. Take your time, vuga turika. Twamuhamagaye last year mu kwezi kwa gatandatu, turamuhamagara ari muku, me and my friend. Twari dufite case ibintu by'amabuye y'agaciro, umutipe umuntu yatwibye aratunyanganya, ariko turi kuri company zitandukanye. Njye mfite company yanjye n'undi afite company ye. Turamubwira ruku ari muku, tumeze gutya, turaba young entrepreneur, dufite business meze gutya na gutya, wadufashije ko dufite case mu rukiko, tugahuruka tugira inama. Duhurira ku Gisimenti bita Kanibera. Abahazi barahazi, ari muku anywa coffee gusa. Ababizi barabizi, anywa coffee, nta nzoga agenda igeze mbona anywa coffee mu buzima. Yatugira inama ebyiri nshaka kugira ngo mvuge n'abandi bose bazumve neza. Ngiye yangira inama yanjye n'uwo mugenzi wanjye mugira inama yo kubya bitandukanye.
arambwira kujya mu urukiko ntabwo ari ikintu cyiza. Iyo bibashije kumvikana n'umuntu ufitanye ikibazo n'ubushinjacyaha bukabimenya, ntabwo ubushinjacyaha bukunda kubitindaho, twe ntitubitindaho. Buri wese amugira inama bikurikije na KC. Sinshaka kugira ngo njye muri details. Buri wese amugira inama, ariko abati inama ngiye kubagira ishobora kutababyarira inyungu, ariko ni inama iza kubafasha muri uru rubanza. Niba wumva inama ikugira muri negative, urihangana. Irabanje aratwumva, aremuko aratwumva, duha umwanya, ari n'umuvugizi wa leta wungirije, yumva abantu benshi cyane aratwumva jewe, atwekana cases zitandukanye. Personally nge inama yanjye nayo ikurikije. Mugenzi wanjye ntabwo yakurikije, yakomeje mu nkiko. Birangira bamukatiye imyaka nashaka kuvuga, ariko n'imyaka irenga 10 mu rukiko. Kubera ko yanze kumva ibyo bamubwiye kandi byaye kumushyira kuri positive attitude n'ubaye kuba ameze neza cyane. Mukunda muvuga nk'umuntu umwe mu bantu bari abayobozi bakomeye, ariko ati niba hari umuntu wabonye nimero ye akamugisha inama akamwirengagiza, ngewe uwo muntu azamuke hano, naramukaje hano ndamuchallenge, ni challenge ntanze. Avuga ati na yaranyire Patrick we ubwe aravuga ko yagiye kureba mama we, yagiye kureba mama we akajya kumushaka. Voilà. Kandi Patrick sinze muri kubyumva. Nabyumvise, nabyumvise. Ariko yanavuze ko niko kuri. Urakoze cyane ngo mute nka Patrick, komeza fly high toboka. N'umuntu ngewe ntabwo ejo nabyumvise, ndabizi neza. Ngewe case yamfashije, personally yamfashe case ebyiri, ampuza n'umwe mu bantu kwatanye ikibazo kimwe cy'amafaranga menshi cyane, anyereka n'uburyo turabikemura birarangira, nubwo ntabwo ibibazo byarangiye byose birangire 100%, ariko ngendo iyo ntaza kuba mfite Aremuku ubu nayi kuba ndi mageragere. Personally ndabivuze, ushaka kubimbazanya muri box ni mashaka, niba rushaka kunkurikira azabimbaze, iyo ntaza kugira Aremuku mba ndi mageragere. Osoki n'abakurikira status zanjye, n'abakurikira ibyanjye, navuze ngo humura, ubuzima ni process itugeza ku rupfu. Uragiye ariko natwe turi mu nzira tugukurikira. Ntabwo paso ngenda muzi neza, umuntu yarambwiye ati ntabwo nshaka kujya mvuga amazina y'abashinjacyaha bari hano, nawe rero umushinjacyaha muri kigo wa Kicukiro babiri, umugore n'umugabo, numva ntayo mutwe personally ndavuga nti ninde nafasha. Murambwiye ati rero ariko se waguha nimero ya Aremuku ari umuntu umushinjacyaha, ukamugerageza amahirwe, ukamugisha inama ko yagufasha. Ndamuhamagara bwa mbere ntiyanyitaba, bwa kabiri ndamuhamagara ntiyanyitaba, ariko biza kugira mwandikira kuri Twitter yenda mwandikira muhereza case zose ndamusobanurira, we ahitamo mpitamo nimero yanjye, arampamagara, turavugana, appointment hari kuwa mbere duhurira Kanibera, mpita profitanya no mushuti wanjye. Icyo yatubwiye niki? Yatubwiye umushinjacyaha ntabwo ari umushinjacyaha, agetso bamuhaye, then agashyira case ku murongo, akaba yagushinja, ntabwo umushinjacyaha bakwanga. Atubwiye ati inama ngiye kubagira, ngiye yangiriye inama personally, iyo nama ntayikurikiza, iyi nama yangiriye ntayikurikiza, ntabwo muvuga ko nta kiri. Iyo nama yangiriye ntayikurikiza, ngiye ndabivuga hano, n'impamvu nazamukaga, ariko numvise abantu benshi batangiye kuza. Buriya Patrick n'utumye nzamuka, ko Patrick avuza karati nubwo nanjye ntameze gutya, ariko yagiye kureba niko mpite nkora request nanjye ngo nzamuke bivuga, ariko yaramfashije iyo ntamugira akanyo, ntamugira mba nimbagiragere. Kubera iki? Nari mfite case hafi ijya kugera muri $500,000 z'amanyarwanda, ariko anyereka uburyo iyo case ushobora kumvikana, ushobora kuyimana, amuza n'umuntu utari n'umunyarwanda. Twese noneho tuza guhurira n'ahandi, tuza guhurira ahandi hantu. Abazi Green Lodge barahazi, turahahurira ni ku Gisime, ni Sonatube hari hejuru ya Rwanda Revenue, turahahurira n'uwo muntu wanjye. Avuga ati bantu rero imanza icyo zikora zirabahombya mwese, twumvikana. Seriously akanya kuba ntari mageragere ni kubera Aremuku ni umuntu ma respect, nubwo aragiye, ariko nzi icyo yamfashe kandi nzahora mwibuka. Ngaruka kuri point ya nyuma, ntabwo mbivuga kuri chantage, ntabwo mbivuga iki, mfite ibimenyetso n'uwashaka kumva ko ashaka kuncaringa nabimwereka, nako twagiranye zirahari. Yaramfashije mu rwego rukomeye, no kuba ntari mu Rwanda, ntabwo no kuba ntari mu Rwanda iyo nama yayimpaye n'igitekerezo, ariko ambwira n'impamvu
ngomba kuba mvuye iruhande rw'uwo muntu donc ntabwo ushaka ni ibintu byinshi cyane ntabwo ushaka kubijyamo reka ibyo mvuze birahagije icyo nsorezaho ni iki icyo nsorezaho ni iki my friend icyo nsorezaho ni iki yarambwiye amagambo atatu yakunda kubwira abantu iyo baganiraga niba ari n'umuntu waganiriye nawe akaba atakubwira amagambo uwo muntu ntabwo yaganiriye nawe yaravugaga nta kintu gikomeye nko kugira igihugu nta kintu gikomeye nko gukunda igihugu cyawe nta kintu kibi nko kugambanira igihugu cyawe umuntu batabwiye ibyo bintu umuntu ukubwiye Godfather umuza ko yaganiriye na Remuku akaba ataramubwiye ibyo bintu nakubeshye yavatira niyo bagage nguhaye none ko naganiriye na batabimwe ubwo simbizi mwe mutaragirana ikiganiro ubwo nshaka mutaraganira live ariko yarabimbwiye soza icyo muvugaho ni umuntu ntabwo yari mu rwego rw'ubushinjacyaha gusa yari umuntu wari polivara nta n'undi muyobozi tuzi uri polivara nka we yari yagiye mu bugenzacyaha ajya mu bushinjacyaha ajya mu buhanzi aba manager w'abahanzi aririmba indirimbo nk'iyo ngiyo dushyiremo umuseke weya ni umuntu umwe uretse n'icyo ngicyo ni n'umuntu abanyamakuru bisanzuragaho uretse natwe namira nimbivuze kugira ngo mvugire abantu batagaragara mu binyamakuru ariko hari n'abantu bari private yafashaga ni benshi cyane ngiye ntanze urugero rwanjye n'umushuti wanjye umushuti wanjye nawe nubwo ari mageragere ariko ejo ndazataha kubera ko nubwo yakoze reri ariko hari icyo yamubwiye cyamurengeye kikaba gitumye yakatiwe imyaka 3 yonyine so rero yakatiwe imyaka 10 ariko aza kujurira ajuriye areba uko aza kumufasha aramufasha amushyira ku myaka 3 nari nabivuzeho mbere rero nsoza nuko nzi ko uyu muntu ni umwe mu abantu bagomba guha respect nk'umuntu umwe iyo bamubazaga ibibazo byo muri Kongo hari buryo basubizaga buri very very polite kandi buri positive ababizi barabizi ariko ikintu yarariho muri we yari afite ibintu bitatu muri we yagiraga abantu inama gukunda igihugu gukunda mugenzi wawe no gukoresha ukuri Godfather numva ari byo ngibyo ngiye navuga kuri Remuku akoze cyane ndagushimiye cyane yeah so ngiyi indirimbo ni museke weya ni ya Remuku umuvugizi wa guverinoma indirimbo ni nyinshi afite muri katete indirimbo nyinshi cyane z'umupira n'ibindi reka twihute Bishop sinzi nawe wabonetse gato cyane nibagiwe amasegonda makabiri akantu gato yakubwiraga muganira abantu babizi yakubwiraga ngo nta muntu ukunda imanza mwa bantu mwe ari abakurega naburega nta ukunda imanza na leta ntikunda imanza no gukemura ibibazo no guhuza abantu icyo tubereye aha icyo leta ibereye aha no guhuza abantu njyewe yanamfashije yadufashije acyaha bakuru personally vraiment ni umuntu njyewe umuntu uzabona bose ubona bandika b'ibigoryi bandika kuri Instagram nako kuri za Twitter bandika ubucucu nta muntu wahuye na Remuku ushaka kumuvuga nabi
we yavugaga ikintu yarangiza hari bati genda umuhanzi yari umuntu uri utabonana umujinya mu maso ye. Ngiye personally ndabivuga ntabwo nuwasha habaye n'amategeko nkurikirana nge nagaragaza ibimenyetso dufashije ngewe yaramfashije afasha n'inshuti yanjye hari n'abandi benshi kandi ngenzi n'abamuturangiye nabo yarabafashije. urakoze cyane. Reka twihute. Bishop urahari? Ego ndahari. Unagure waravuze umwanya munini mu kanya kubita ubangura ugane ku musozo hanyuma dufata undi muntu. Ndashaka kuvuga ngiye kuri legacy burya umuntu abaho akagira umurage asiga. Rero uyu mugabo adusigiye umurage uvuga ko cyangwa se umurage buri muntu wese abona wo kuba icyitegererezo no gukora neza inshingano zawe. Reka rero abakiri batoya natwe wenda turi mu myaka irimo izamuka hano tumwigireho kuba icyitegererezo no gukora neza inshingano dushinzwe. Murakoze nicyo nagira nongereho. Bishop niba uyu mugabo wari waramubonye niki kubaho kwa Mukurarinda cyangwa kwa Alemuku nk'umuhanzi yakoze byinshi bitandukanye, yabaye umucamanza, yabaye umuhanzi, yabaye yamanaginza abahanzi, yabaye umuvugizi wa guverinoma. Ibi bintu byose ni ubuhe butumwa asigiye abakiri bato cyangwa niki mu bushobozi bwe cyangwa mu bushobozi bwa muntu? Niki nkawe nawe turabona uri Bishop uri Dr. Tubwire umuntu afite ubushobozi bungana gute gukora imirimo itandukanye cyangwa kuba ashobora gutanga umusaruro muri sosiyete abamo? Niki agusigiye cyangwa niki mwigiyeho? Icya mbere nuko uyu muntu icyo ansigiye gikomeye cyane ni ukutagira uwo nirengagiza, kutagira uwo nshyira ku ruhande. Umuntu wese nkamwubaha kandi nkamwakira kuko yakiraga buri muntu wese. So rero ku bantu bakiri batoya kuba utakumva ko wari washyira ku ruhande ahubwo buri muntu wese wamwakira kandi ukagerageza kumwumva no kugera ku cyo yifuza cyangwa se kugera ku ntego z'icyo ashaka kugira ngo agereho cyiza kandi kizima. Murakoze. Ndagushimiye bwana Dr. Mbere yuko dukomeza Oswaki ntekereza ko impamvu ya none urumva tugiye kujya mu bihe bitoroshye, dufite iminsi ibiri yonyine, today and tomorrow, hanyuma nyuma yaho kama kawaida nk'indi myaka yose yatambutse niko bimeze. Nabibabwiye mu kanya reka ndongera mbibabwire mu minsi iza kuva ejo space zizakurikira murazizi ni nk'izisanzwe. Iyi minsi 7 izaza murabizi tuzaba turi kumwe cyangwa tuzafata igihe cy'icyumweru cyo gukora space zibuka cyangwa kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ntabwo ahangaha ni nk'ibisanzwe kama kawaida, hazagira abatumirwa ni nk'ibisanzwe. Ibi ngibyo ntabwo ari ni nk'itegeko. Kwanza kuri platform zose, abantu muri kuri TikTok muri kunyumva, abantu muri kuri X muri kunyumva, ibi ngibi byo ni nk'ibisanzwe. Gahunda izakomeza nkuko yari isanzwe. So niyo mpamvu tuvuze ngo dufate uyu mugoroba yaba uyu munsi n'uwejo, mureke twifatanye n'umuryango w'umwe mu ntore cyangwa mu bagabo bahagaze gitwari bagakorera igihugu mu buryo buhamye kugeza naho umuntu nka Patrick azaza. Patrick ubundi aba ni abantu ibintu byose bari negative, ariko akaza akavuga ati ariko rero nubwo niki agashaka kugera ngo agore ariko bikamunanira bitewe n'amateka y'umugabo. Patrick ubaye umunyakuri uyu munsi, ubugarasha bwawe uyu munsi usa nkaho abana bageze mukabukwepesha iruhande. Niko biba bimeze, ujye muvuga kuri muting agatora kugarukaho. So ndakugarukaho, ntabwo ngusezera, ntabwo ndangiza space. Oya reka ngiye nkubwiza ukuri, urabizi nkubwiza ukuri gihe kizagera uhinduke, nudahinduka zaguhonda inkonje mu mutwe. Tugana rero ntabwo tuza gutina, ntabwo tuza gukurura space nka za zindi zikuruka zikaba plastique. Oya ntabwo ariko bimeze. First of all, mbere yuko nakira intare tena, to make it clear, igihe banyishyiramo cyangwa ibinyamakuru byose mwanyishyiramo, I don't care. What we did yesterday niko twagombaga kubikora. Twagomba gutegereza official letter, itangazo rya guverinoma, ntabwo ari muku ari n'importe qui. Twagombaga kubitegereza kandi nango mwabihindaguye. Kwa mwabihindaguye nuko mwari mwatangaje inkuru mudafitiye fact. Twafashe umuntu tumuriza imodoka ajya Faisal aravuga ati ndiho nguyu umugore, bampaye nimero y'umudamu we, mvugana nabo. Umuntu ni kuri byari bimeze. Ibinyamakuru mwe professional, nta kinyamakuru mfite,
nubwo kirafi gusohoka ntabwo kizaba ari ikinyamakuru kome ikinyamakuru application yakaza mutwe n'isoko izabutandukanye n'ikinyamakuru kome ikinyamakuru yego it's gonna be a breaking news inkuru zazitambukaho tangaza inkuru ariko ntabwo ngiye gukompeta n'ibinyamakuru kandi na making clear yesterday kuba ikosa rimwe rishobora kuba muri ibi binyamakuru bakandika iyi nkuru gutya ntabwo bivuze ko badakora neza kandi ntabwo bivuze ngo abantu bankurikira bareke gutrustinga ibinyamakuru byo mu gihugu. We have to and I do. Ugiye no kureba reference mfata nyinshi cyane ziva mu kinyamakuru Igihe urukumva na New Times nibyo binyamakuru mbyuka mu gitondo ngasoma nkareba kuko I do trust. Ariko niba hashobora kuza abanyamakuru babiri batatu bagakora ubugoryi nka buriya, that's why we have to ntago twebwe tukiri societe ikonsoma inkuru nk'ibicucu. We have to be here tugakonsoma information as people babyumva. That's why nijo yesterday twa challenges amakuru muduhe source abo mu muryango baje reka ibyo tubirenza amaso ariko we do respect. Ngiye nubaha ibinyamakuru n'inkuru muduha ikinyamakuru igenda bemera nimwe mvanaho reference ariko n'igihe byagenze kuri aba ngomba kubatunga hagatorije nkabwira ariko ntabwo twe turi abantu bo muri 30 mushobora kuza mugafuringa. Where did you get this information? Muzi amakuru igihe tugereraho I get this information y'uyu mugabo akijya mu bitaro nibwo nabonye amakuru ye yarakoranye na Scovie ikiganiro nibwo namenye amakuru. Ariko muzi impamvu ntajya breaking a news. Sometimes when you break the news uka breaking inkuru end of the day irakubreakinga nawe. Niyo mpamvu mubona every single day ngiye ndafata amakuru nkahereza ibinyamakuru kwa mnogo na breaking the news nka breaking inkuru nyuma ntago bikunda. Ntago buri ushobora ku breaking inkuru bisaba kugira ngo ufite source information yayo bitari inkuru yireke. Niyo mpamvu nabiretse. Kindi cya kabiri I'm not here kugira ngo ntange inkuru kugira ngo ngaragare nk'igitangaza. Ibyo ngibyo nza kubikora if I'm something else amasaba ndi kindi kubankurikiye turabiziranye. Sinkeneye kwigira igitangaza. Iyo nza kubikora aya masaha mba natangaje inkuru nyinshi cyane. Ibinyamakuru abenshi barabizi, abanyamakuru benshi barabizi. Tarubuze kumeshoninga amazina mfata inkuru bavuga ati checking iyi nkuru ngiyi source yayo mu break ikinyamakuru. Icyo nicyo kimwe. Ikindi cya kabiri biri mu bintu byatumye nanga gukora YouTube channel. Singiye gutanguranwa kugurisha inkuru. Ejo nazatanga inkuru ntateguye cyangwa ntifuje gutanga kabigira ubucuruzi. I'm here to serve my community mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo buri positive. Reka nkomeze mbere ko ngaruka kuri uyu mugabo ale tuzafata umwanya wo kumwibuka, tuzafata umwanya w'igihe kirekire yaba uyu munsi yaba iteka ryose. Nzafata igihe kitagiri munsi y'umwaka mbere yo gutangira space nkoresha indirimbo za Alemuku. Ibyo ni nk'ihame abantu muri nkurikiye kuri TikTok. Ibi ngibi niko bimeze. Uyu ni umugabo rero mwakurikiye amateka ye. Uyu ni umugabo nkuko yabisobanuye wari umeze neza, wari urangije akora neza muri Belgique, umudamu akora muri banke. Ndashaka kukubwira ibi bimwe twirirwa ngaha twigisha. Reka ndashaka kubwire Patrick bimwe nirirwa bigisha hano nirirwa nguruka namwe mbabwira nti ni mutahe muvanizo negativity mu mitwe yanyu mukore iyo bita kamandisi mukanga kunyumva. Alemuku umuntu yamubwiye ijambo rimwe twamanutse twagiye dutahe aramubwira ati dutegereje iki twagiye ariko wowe ndazano nkakubwira ukuntu nkamanza nkabigisha nkabatereta ni mutahe mwubake igihugu cyanyu my friend. So muting mic yawe ntabwo naguhaye umwanya wo kugira me the time igihe kizagera wumve ko nta kintu kikurutira igihugu. So tugira ahangaha rero uyu mwaka wose before ya space tuyadutangiza indirimbo z'uyu musangirangendo z'uyu mugabo Alemuku. Yari umugabo oswaki mu kanya arambaje hamwe ati ni iki kintu uzibukira cyangwa wabonaga kuri uyu mugabo? Yari afite impano idafite undi muntu wari wese. Yari umugabo ushize amanga uvuga ariko mu kuvuga ukumva ko ari umupatriote ukunda igihugu. Sinzi uko byumvikana. Umugabo ukunda igihugu. So ngayo nguko turamufite uyu munsi. Nejo tuzakora indi space ejo ni tariki 6 tuzakora space ariko tuyikoreho hakiri kare gato kuko mu ijoro ry'ejo saa 6 tuzaba dufite space ya mbere izabanziriza space zo kwibuka. Tuzakora space ejo ninjoro nk'ibisanzwe si ubwa mbere si ubwa kabiri hanyuma noneho dukomeze ubuzima. Ariko nyuma
gahunda izakomeza, tuzakomeza tubane n'umwe mu bagabo bari bafite amateka cyangwa bagize amateka basize izina. Ubundi ndababwira ko tugira abantu babiri mu buzima, hariho abantu babaho ngo bakore, hari n'abantu bakora ngo babeho, n'abantu babiri batandukanye. Ntabwo mukuru arinda yakoraga ngo abeho, ahubwo ni umugabo wabereyeho gukora. Umuntu ubaho ngo akore, akorera igifu cye, agakora muri icyo gihe presence gusa. Ariko umuntu uriho ngo akore, akorera ibihe byarimo, agakorera n'ibihe bizaza igihe azaba adahari. Uyu mugabo asize ibikorwa bizakora n'igihe azaba adahari. Ni izi ndirimbo, ni serivisi yatanze, ni ugusiga nk'amagambo Fly High yatubwiye nonaha. Wowe uzasigira iki? Uzasiga kuruki imusozi. Uriho ngo ukore cyangwa urakora ngo ubeho? Reka dukomeze. Bwana Intare wari wavuze, fata 1 minute, nturenze umunota umwe, dore muravuga mu karondogora nka Godfather kandi ufite uburenganzira bwo kuvuga amagambo menshi njyenyine. So go ahead. Ijambo ni ryawe. urakoze Fata ijambo wari wavuze, ntuvuge menshi, hanyuma nkwerekeye urakoze ijambo ni urakoze ryawe. Godfather. Hari ikintu kimwe nifuzaga kongeraho. Ego. Nimba mwibuka neza, i Rubavu barimo gutera ibisasu birimo kuza, hakaza anti bombs zo mu kirere. Mwibuka neza, hari umunsi yigeze kugirana ikiganiro na Scovia. Ego. Scovia aramubwira ati, se are umuvugizi w'u Rwanda ko barimo kuvuga ngo bazadutera, muzageza gute niba turasa? Atari Scovia, nawe wabaye ute? Niba birasa natwe dufite ikizabifata. So iriya message iriya message ku bantu bazi urugamba, abantu bazi uri ku rugamba, iyo wumvise bya bintu bavugaga koko bibaye, you be motivated automatically. Uba wumva ko umuntu aguhaye message n'undi mwaka uzagenderaho, nubwo byagenda biti. Iriya message yari message nziza, yaje kugaragara abanyarwanda twese ko mukuru arinda yavuze ukuri. N'uwavuga dufite, we have hope of what he have said. So I will never forget that word, that speech, because it motivates us and it shows us that Rwanda is strong. Thank you so much. Rest in the peace. Rest in peace. So Abe thank you. mukuru arinda. Fly High, you have something to add. Sorry gato nabaye emotional kubera ko uyu mugabo ntabwo ari umuntu usanzwe. Abantu nkuko babitekereza babona Godfather afashe space ingana gutya akava ku uyu muntu bakagira ngo nuko ari umuvugizi wa leta. Oya, ntabwo bihagije. Uyu muntu ni umuntu ku rundi rwego abantu bafata, uretse na Godfather cyane n'abandi bakuri space. Abantu babashije guhura nawe yarabafashije. Ntabwo yafashije mu rwego rw'amafaranga, yakoye yafashije mu rwego rw'amategeko. Ni umuntu, ni umwe mu bantu bari bazi amategeko ari international n'amategeko ari national. Ndakubwiza ukuri, ni umuntu mu bantu bazi amategeko. Godfather, ubyumve neza, mu mategeko ya international nta muntu wamuryaga. Sinzi ikintu cyumva. Ni umuntu uzi amategeko mpuzamahanga, ariko akubwira ati, uramubwira case yakubwira ati, iyo case yawe atuyijyanye nko mu gihugu nk'iki ngiki yaba gutya, ujyanye mu gihugu nk'iki ngiki yaba gutya. Yari umuntu uzi amategeko. Ngiye ntabwo Rumaga niwe yavuze, Rumaga hari abakurikira Rumaga barebe. Ntabwo uyu muntu ya urupfu ni twese turi muri ubuzima, ni process itujyana ku rupfu. I repeat that. Ubuzima ni process itujyana ku rupfu. Ariko iyo process abantu bagomba kuyitwaramo neza kugira ngo ntugera kuri urwo rupfu uzasigarane abantu basigara gutangira uhamya nk'ubu ngubu. Hazagira umuntu, ntabwo ari mukore wa mbere upfuye, hazagira byibura uzavuga ati byibura Godfather akora space kwa ko napfuye. Ntabwo azayikora gutyo gusa, hari icyo uzaba warakoze. Ntabwo Godfather yaje ngakore ari mu space nk'iyi kwa ko umuvugizi wa leta gusa. Oya, no, yayikoze kubera ko hari ibindi bintu beyond of that. Hari ikintu kimwe abantu bagomba kumva kuri space ya Godfather, iyi space international. Niba abantu bareba Patrick bya posting, akora Patrick ari hano, bakabona n'abandi bantu bamuhiza bari hano, kandi bakabona space iragenda neza,
uzabona space nk'iyi ngiyi azanchallenge igihe I will pay him cyangwa ha iyi space nuko ifite ibyo yubatse, iyi space nuko ifite ibyo igeraho. Niba niba hari kuvugirwaho ubuzima bwa Remuku, bumve Aremuku nk'umuntu ngenda byatumye nari nanze kuzamuka, even n'ejo ntabwo nazamutse, ariko uyu munsi nazamutse kugira ngo ntange témoignage yanjye. Umva rwose Godfather ntanze uburenganzira, umva ari free yo kumva ko ibyo navuze ari real, ace inbox tugane bimwereke. Ngenzi ko yamfashije, ni umuntu sinange nyine yafashije, yafashe cyane, akabahuza n'abashinjacyaha, akabahuza n'abandi bantu, yakoraga akazi ko guhuza abantu. Urubanza we aza ko imanza nta kintu mu rukiko ukuramo uretse guhomba gusa. Rwose much respect. Na Patrick wabivuze, yavuze ko agiye kureba mama we, kandi Patrick ntamuka avuze ko yamuhaye amafaranga yo kujya kureba mama we, azabivuge nta mafaranga yaba yaramuhaye, yagiye kumureba voluntary. Patrick abivuge niba yavuze simbizi, ariko kujya kureba mama we Aremukunzi ko icyo kintu agiye kukireba kuri expenses ze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka manze mfate kano kanya gato nongere nibutsa abantu especially aba diaspora. Niba uri muri diaspora uri ahangaha, reka nkubwire iki kintu. Uri muri Canada, uri muri Amerika, gupfa reka mbabwire ikintu kimwe, twese ni urugendo tunyuramo kandi tuzapfa. Mwanga mu byanjye mu byemere, mu bitinye mu bikunde, nirwo rugendo turimo. Godfather nzagera ahantu nsheho ntambuke nawe ugende, ahubwo icyo twibaza, usize nk'uruki imusozi, abantu bazasigara bakuvugaho, usize warakoze iki? Rero kubera iyo mpamvu, reka mbwira abantu muri diaspora, reka ureke gusigira abantu umutwaro, ureke gusigira abantu ubacucuye. Nibutsa abantu ko uko byagenda kose simbateze urupfu, simbabwiye ko muzapfa, ariko muzapfa, twese tuzapfa. Reka nibutsa abantu, mwibuke gufata assurance maladie, assurance de vie, mufate life insurance, mufate assurance zitandukanye. Mbibutse ko hari uburyo bworoshye. Niba uri ahangaha uri muri ibi bihugu, uri mushya cyangwa uhamaze igihe, nkwibutse ko ukeneye gufata assurance y'ubuzima, ukeneye gufata assurance maladie na assurance de vie. Ugomba guprotectinga ubuzima bwawe, ukaba ufite assurance, ejo ubuzima butagusanga mu kaga, ugasanga upfuye wandavuye, cyangwa uburwayi bwawe ugoye abakuri iruhande, cyangwa ubaye umutwaro kandi utakabaye umutwaro. Urakora nibyo, fata amafaranga make yashoboka, egera ababizi cyangwa bisobanukiwe, ubegere bagufashe kugushakira assurance de vie, banakoriente. Ubu ufite protection. Ejo nuhura n'ibiza, turi mu isi birimo, tubana nabyo. Ejo nugira ikibazo, uzabe uri protected. Bigenda gute? Ubibona he? Hano hari umudamu umwe, uyu nguyu atanga orientation mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ngibi ni kama kawaida, ndabikubwira kuko namaze kubona experience ihagije. Uyu nguyu nta wundi, ni umudamu bita Terifine iya Rwema. Uyu nguyu atuye muri Canada, muri Ottawa, akafasha abantu bari muri Amerika, bari muri Canada. Wamusanga kuri nimero 0 613 765. Iyi ni kode yo muri Ontario cyangwa yo muri Ottawa nk'umujyi. 613 765 ni iya Rwema Terifine. Uyu nguyu aragufasha, akaguha orientation y'uburyo ushobora kubonamo assurance ziri mu bwoko butandukanye. Akorana n'ibigo hafi birenga 10 bitandukanye. Muri ibi bigo birenga 10 bitandukanye, uhitamo akanakwereka ikikoroheye bitewe n'icyo wifuza. Batanga orientation, barakuyobora, ushaka kugura inzu, bakora ibintu byinshi bitandukanye. Muri Canada, muri Amerika, batanga inama ku buntu. Begere, nurangiza kubegera, abangaba baragufasha, kandi ntekereza ko uzanshimira nyuma. Ukeneye inama y'ubuntu, kandi ukeneye n'izi orientation kugira ngo ubone assurance, ubone orientation yo gukora ibintu bitandukanye muri ubu buzima. Muri ibi bihugu, urashaka kugura imodoka, urashaka kugura inzu, urashaka kugurisha, urashaka ni byinshi, urashaka gukora investment y'amafaranga, urashaka banki wabikamo amafaranga itazagukata ahubwo izakungukira. Ni ibintu byinshi cyane bikubiye muri orientation. Kuba twaragize amahirwe tukabona umubyeyi nk'uyu nguyu iya Rwema rero ubikora kandi mu buryo buhwitse,
mu buryo bw'ubuntu mu rurimi wumva. Ibi ngibi mbabarira umwegere agufashe aho kugira ngo wegere abanyamahanga bakagusinyisha impapuro z'amakontrakt utabanje no gusobanukirwa ngo unasome neza. Rero reka tumugane, nitumara kumugana ndakubwiza ukuri uzanshimira nyuma. Aha, reka tugane ku musozo. Oswakimu urahari cyangwa waryamye kuko amasaha yagiye? Oswakimu uranyumva? Oswakimu ashobora kuba yaryamye kuko n'amasaha yagiye. Munibuke ko abari bubyuka ajya mu kazi, nanamushimira kubana natwe. Reka mbabwire ngo kubana muri iki kiganiro cyo guherekeza cyangwa kuvuga ibigwi umugabo nka Alemuku ni iby'agaciro. Nshimire wese twabanye, mbabwire ngo munyemereye twasoreza aha tugasubikira aha, tukazafata umwanya ejo tukongera tukavuga ibigwi by'uyu mugabo, hanyuma noneho tukazagaruka nyuma y'icyunamo, ariko nta nubwo byari bituma tutanamuvugaho, hagiye haboneka akanya n'amahirwe. Reka bashimire kuri Twitter, this is was Godfather. Reka nkomezanye namwe ku zindi platform nka TikTok, turi kumwe, ndabakunda ariko mbatinya kubi. Mbibutsa ko tugiye kwinjira mu bihe bitworoshye mu cyumweru cyiza cyangwa muri iyi weekend kuva ku wa mbere tuzajya dukora space z'icyunamo gusa, tuzafata space zo kwibuka, kandi byanga bikunda mugomba kuba muhari. Mureke twibuke abacu bazize uko bavutse. Tuzatangira space z'icyunamo zibuka abatutsi bakorewe jenoside mu 1994. Tubane namwe, mureke tubariza gahunda za leta, tujyane na gahunda nk'uko bisanzwe. Ibi ngibi ndatekereza ko turi dakoro nawe n'undi uwo ari we wese. Mureke twiyubake, twibuke twiyubaka. Turaza kureba teme bari buze gushyiraho, niyo tuzakurikira, tuzashyiraho, tuzakorera hashtag, hanyuma babwire ngo mpaka last tuzakoresha social media nk'intwaro itwubaka, apana intwaro idusenya. Ibi ngibi mwanga mubyemera, bizakora kandi tuzabigeza ku musozo. There is nobody tuzajya tushaka gushaka amakuru. I told you the last time, we are a media now. Mubyange mubyemere, muzabibona umunsi akasamutwe yafunguye. Turi kumwe umunsi akasamutwe We are yafunguye, media you now. will know ko now we are a media now. Niyo mpamvu ubona separate akasamu DVD Kome Godfather, reka mbivuge gutyo. I can came here abantu 1300 bakinjira tugachallenging ibyanditswe n'ibinyamakuru kuko bidafite source information. We are a media now. Mu byange mubyemera, We are iyi ni slogan media now. y'umugabo bita Elon Musk. Ariyo mpamvu uvuga ati iyi ngiyi niyo yabaningwa. Batweretse ko we can be a media now that you can see, aho kugira ngo mfate amafaranga ngiye kugura ikibanza mu Bugesera, nzatukihuriza hamwe tukubaka platform nk'akasamutwe. Mutegereze imanzi isohoke, izasohokera yose ni process. Muzabona ko we are a media now. Mu byange mubyemere, we are here for new generation, ariko tukabikora in a positive way. Ikintu kimwe ntashobora kwihanganira ni kimwe, ni umuntu uza kumbwira ngo bikore gutya wibikora gutya. No, nzazana initiative yanjye, nzana ubushake bwanjye, uzane indimi uzi, undaza n'ubuhangazi, undaza n'ibyo twize, tubihurize hamwe tubakasa mutwe. Ibi ngibi mubyemere, yenzandika code uko nguko niko bimeze. Mukasa mutwe nzakenera wowe uvuga igifaransa neza, nzagukenera wowe wize muri nusomo uvuga icyongereza neza, nzakuzana wowe wandika ufite impano mu kwandika inyandiko byihuse, nzakuzana wowe musesenguzi, nzakuzana wowe ufite ijwi ryiza. Tugiye gukora icyo bita we are media now. So we are media now. Ibi ngibi bizaba mu rwego rwo kwiyubaka nka societe. Ntabwo ushobora kuza aha ngaha mu byange mubyemere, you're gonna fight me as you did since day one. We are not going back. Slogan yanjye nimwe, if you can't fight me, join me. Ibi ngibi mubyemere mu byange, uku ni hame. There is no turn back, nta gusubira inyuma. Turi generation, turi societe igomba kumenya igihe turimo 2025. So tugiye kwinjira muri ibi bihe bitatworoheye tuzabanamo. Reka nkubwize ukuri, ibi ngibi hari umuntu wabivuze. Munyere ku rukundo, ni munyere ku rukundo, urwo rukundo aba ari rwo mbayoboza kugira ngo murambe mubashe kubaho. Nimutabikora nzabayoboza inkoni y'icyuma. Twagiye kuri TikTok. Ndabakunda ariko mbatinya kubi, niko bimeze na niko bisanzwe. Turi kumwe, reka duhure TikTok kama kawaida. We're gonna be in touch.
this social media, it's gonna be a media now. Nabakunda. Mugire ijoro ryiza, twagiye kuri TikTok.